Turongeye tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Uyu munsi rero turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kubafasha. Kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye, reka tumuhe umwanya aritugezeho. Murakoze. Shalom, shalom, shalom. Ndamakanya yacu ni Yesu ashimwe. Kongeye kunezezwa n'Imana, kongeye kuduhuza duhumeka umwuka w'abazima. Hariho abatakibukwa, hariho abo byanze, ariko twebwe dushima Imana ko byemeye. Imana ishimwe. Reka tukurarike aho uherereye hose, uzubane natwe muri aka kanya keza. Tuzanye ijambo Imana yaduhaye ryo gukomeza imitima y'abagenzi. Waba azi ko ari cyavuganye n'Imana, aza twitabe yumve icyo Imana yamudutumyeho. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Imana yatubereye Imana, warakoze. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Tuzamuye ikigisho waduhaye kugira ngo gifashe abantu bawe. Twebwe twese dufashwe nawe, twebwe twese tubonemo imbaraga, twebwe twese tubonemo ubutabazi, twebwe twese twongere twumve imbaraga zigarutse muri twe. Ngo mfasha buri wese udukurikiye, nawe ugiye kurigabura umfashe, ufashe umukamera, ufashe buri wese muri uyu mwanya, tukurireho tukunywereho kandi duhagire imbere yawe, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho. Uri Imana yo kwizerwa, we uriho uzahoraho. Uri Imana itibagirwa, gutiranya amazina. Uri Imana igira neza, uriho uzahoraho. Uriho uzahoraho, uriho uzahoraho. Haleluya, uriho uzahoraho. Uri Imana yo kwizerwa, Yesu we uriho uzahoraho. N'agacu ko guhinduka kakugaragaraho. N'agacu ko guhinduka, Yesu we kakugaragaraho. Uko wahoze kera, n'ubu munsi ni kuri. Uko wahozeho kera, Yesu we n'ubu munsi ni kuri. Uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho. Amen. Turirimbye muri yavuze ngo Imana ni Imana yo kwizerwa. Aravuga ngo kandi iyo Mana iriho, kandi iyo Mana izahoraho. Hari icyo yavuganye nawe wabonye, n'ikitarakora wizerekeje kugikora, kuko nta gace ko guhinduka kajya kayigaragaraho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa 14. Turasoma kuva ku murongo wa 7. Dutangire ku wa 6. Haranditse ngo agabira Kalebu mwene Yefune Heburoni. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Giligali. Kalebu mwene Yefune Umukenasi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njye nawe, akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya? Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu
ubwoba. Njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kaleba arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yantumye mara imyaka 45 nk'uko yavuze. Uhereye igihe Uwiteka yabibwiye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshijeje imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabarukana n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Amen. None ahari Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, nindangiza mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha intego mfite iravuga ngo niba hari icyo Imana yakuvuzeho, gitegereze kizasohora. Ariko iyindi ntego ikavuga ngo kuko womatanye n'Uwiteka, umusozi wawe cyangwa gakondo yawe Imana ije kuyikuraho Abanaki bayifashe. Amen. Mu by'ukuri Kalebu yagiye gutata igihugu ari kumwe n'abandi. Hari ku gihe cya Mose bagiye gutata, ngo abo bari bari kumwe baraza baca intege Abisirayeli babarisha imitima yabo. Ariko Kalebu aravuga ngo umva mbabwire, icya mbere ni uko Uwiteka twishimira. Nimba Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'imitsima. Haleluya. Ngo abantu bari bamaze gucogozwa na ba bandi babaciye intege, ngo bamaze kumva ijambo Kalebu yavuze, ngo barangije barongera barakomera biyungamo iyindi mbaraga. Ni kenshi uhura n'ibintu ukumva imbaraga zarangiye, ni kenshi uhura n'ibibazo ukumva nta gisubizo ufite, ariko ujye ukomezwa n'icyo Imana yavuganye nawe, wongere ukomezwe n'uko womatanye n'Uwiteka. Nusanga ibyo bintu ari bibiri bifite, uzavuge ngo wa musozi we, isaha izagera uhinduke ikibaya ntambuke. Kandi dufite Imana ituvugira itajya yibagirwa. Ni ukuri ngo Kalebu Uwiteka aramubwira ngo ndirahiye icyo gihugu wakandagiyemo uzabonamo nawe gakondo yawe n'abana bawe. Hanyuma ngo Mose azagutaha arapfa, asimburwa na Yosuwa. Ariko nubwo Mose yapfuye, ntabwo Imana yapfuye, ntabwo Imana yibagiwe, ntabwo Imana yasinziriye. Imana yawe usenga, ujye wumva ko ari Imana usenga batanura imvura iguye. Ujye wumva ko atari ya Mana banura izuba ryabuze, numve ko ari Imana banika ku zuba. Nawe ugirire icyizere Imana nk'uko Kalebu yayigiriye Imana icyizere, yomatana nayo. Mu by'ukuri Kalebu amaze kumva ko Mose yapfuye, aza kuza kubwira Yosuwa. Aramubwira ati ntabwo wibuka ko nawe twari kumwe icyo Uwiteka yavugiye i Kadeshi ya Barunayi. Haleluya. Hari ikintu Uwiteka yavuganye nawe Kadeshi ya Barunayi. Uyu mwanya Imana iradutumye ngo tukubwire ngo komera, niyo yavuze no kubikoresha kubikora. Nubwo ubona inzira zafunzwe, nubwo ubona biri kwanga, ariko ikintu Uwiteka yavuganye nawe Kadeshi ya Barunayi, Uwiteka aje kugisohoza. Atarebye ku ngabo nyinshi, atarebye ku mbaraga ufite, atarebye ku bushobozi ufite. Ikintu Uwiteka yavuganye nawe aje kugisohoza mu izina rya Yesu. Amen. Nuko arangira avuga Yesu ati koko ndabyibutse. Aramubwira ngo kuko abandi barishije abantu imitima, ariko ngewe nk'abantu batana n'Uwiteka nkababwiza ukuri, cyo cyatumye iyo gakondo Imana yiba. Ntukarisha abantu imitima mu kuvuga, ntukarisha imitima mu bigeragezo, ntukabarisha imitima ku murimo w'Imana. Ibyo udashoboye uceceka, kuko Mose yaravuze ngo imisari mibi uzi ubwenge agomba guceceka. Nuko rero ngo Yesu arahaguruka avuga Imana neza, kuko azi ko ari Imana itabeshya. Girira icyizere Imana yawe, uyivuge uko iri, uyibwire n'abandi, nabo bazayibona, basanga iyo bafite ifite imbaraga, kandi ni Imana itajya ibeshya.
Yesu aravuga ati yewe ati dore waratinze ati hasigaye umusozi umwe gusa w'i Heburoni ati kandi uwo musozi uriho Abanaki baze kuvaho. Twasomye ngo hariho Abanaki batatu n'imiryango yabo b'abanyembaraga, ariko nubwo bari abanyembaraga Uwiteka rindi ijambo yavuze kuruta iryo umuntu yakubwira. Umuntu yakubwira ko agukunda ariko mu kanya akavuga ati nisubiye, ariko Uwiteka iyo avuze ko agukunda ntabwo ajya yisubira. Nuko arangije aramubwira Kalebu ahagarara ku Mana ye aramubwira ngo umva nkubwire Yesu wawe hame kuko ari Uwiteka wabivuze, baranyumva nanjye mafata. Nuko Yesu aramubwira ati dore ngaha ariya. Ariko ijambo riratubwira ngo Kalebu akimara kuzamuka i Heburoni, kuko yari umusozi w'Imana yamubikiye iwurindisha Abanaki, hari igihe Imana izafata abanzi bawe bakarinda ibyawe, igihe cyagera bakabiguha mu mahoro bibwirije. Arangije ngo bahita bazamuka bakimwumva ako kanya, haleluya, ngo bakimwumva bahita bava mu nzira batora umusozi, nawe Imana iguhereze umusozi mu izina rya Yesu Kristo yavuganye nawe, amen. Mana turagushimiye, duhereze umusozi wavuganye natwe kandi duhire mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen, amen.